uyu mutaramu aturuka mu gihugu cya Gabo akina muri shampiyona ya Tanzania ayimazemo imyaka irenga 4 akinira ikipe ya Azamu yakiniye kuva 2020 kugeza 2024. Ubu ngubu yavuye muri Azamu yerekeza muri Namungu ku buryo bw'intizanyo. Uyu mutaramu ngo ikipe ya irashaka kureba uburyo yamutwara. Azamu mu minsi ishize yagaragaje ko rwose yifuza kuba yagurisha uyu mukinnyi kandi ari umwe mu bakinnyi beza bashobora kugira byinshi bafasha iyi kipe, kuko yavuye muri Azamu ari second top scorer wa Azamu ku bitego bye 14 mu mikino 26. Ikipe ya Azamu kuko yari imaze kugira icyo bita muribuka igiye kuzana abanya-Colombia, iramufata iramutiza muri Namungu. Uyu mutaramu kandi naho akomeje kugenda aca ibintu, ariko ngo nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu yasaze yasizoye rwose kugira ngo irebe uburyo yajya mu biganiro Azamu byo kubaha uyu mutaramu bita amazina ye nabonye ari amazina rwose y'abasportif, ngo bamwita Christian Puri Andi, ariko bakunda kumwita Pulisic rwose, ngo niryo zina bakunda kumwita Pulisic, ukina muri Namungu FC rwose, umaze imyaka irenga 4 muri shampiyona Tanzania. Ibinyamakuru byara mu gihugu cya Tanzania nabonye byandika ko rwose uyu mutaramu ari umwe mu bakinnyi beza kandi bashobora no kuzagira byinshi bagenda bafasha ekipe mu gihe bayikinira, by'umwihariko nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Yifuza uyu mutaramu rwose, bareba bakavuga bati APR iramukeneye kuko ngo serivisi ze, uyu mutaramu ashobora gukina nka rutahizamu, ariko amakuru akavuga ko rwose we ngo umwanya yiyumvamo cyane ngo nimero 9 ngo ntago ari wo mwanya we yiyumvamo, n'uwo bamushyiraho nubwo naho wenda agerageza gutanga umusaruro, ariko ngo umwanya yiyumvamo ni ugutsinda ariko aciye ku ruhande, gukina aciye ku ruhande rwose, ngo kandi nabwo bigatanga umusaruro rwose. Ngo uyu mutaramu gashobora kuba aje guca kuri 10 na kuri 7 ya nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu rwose. Umuvandimwe bita Hakimu Kiwanuka nabonye nawe binugwanuka ko agomba kuva muri APR rwose. Ku makuru nabonye nuko umutaramu bita Hakimu Kiwanuka rwose ngo muri nyamukandagira ngo amaze ngo iminsi areba agashishoza akavuga ati nyamukandagira ngendeye ku buryo iri kwiyubaka n'uburyo n'ibyo ikeneye kugeraho rwose, ngo biragoye ko uyu muvandimwe bita Hakimu Kiwanuka rwose ngo yaguma muri nyamukandagira abona umwanya wo gukina, nk'uko aba manager baramubwiye bati rero Hakimu Kiwanuka iyi nyamukandagira iri kwiyubaka, kandi turebye dukubise imboni turi gusanga rwose kubona umwanya wo kuzakina bigoye cyane. Umuvandimwe bita Hakimu Kiwanuka ahita asaba ubuyobozi bwa nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, aba agent be rwose ndetse na manager we, arababwira ati nta kuru mwaganiriza iyi ekipe ya nyamukandagira bakareba nyine mu bushishozi bwabo, nk'uko murabizi Hakimu Kiwanuka ni umukinnyi ugifite amasezerano, bakaganira bavuga bati ese ubundi umwagenti ku munsi wo kuwa kabiri yabwiye Hakimu Kiwanuka amubwira ko hari indi ekipe yamuboneye ikindi cyiciro cya kabiri muri Saudi Arabia, ariko umuvandimwe Hakimu Kiwanuka aza kuvuga ati rwose ubuyobozi bw'ikipe ya APR ubwo bunyereka ko bunyeneye kandi mu migambi yabwo ngomba kuba mpari nkanabafasha cyane. Hakimu Kiwanuka rwose ngo amakuru nyine ni 50/50 kuba yava mu ikipe ya APR akagenda cyangwa se kuba yahaguma rwose biri ku kigero cya 50%. Kuba yagenda no kuhaguma ngo birangana, kuko we arashaka kuhaguma n'ubuyobozi buramushaka, ariko abagenti bo bavugaga bati rwose iyi nyamukandagira uburyo iri kwiyubaka rwose biragoye ko uzabona umwanya wo gukina. Nawe yareba agasanga n'ibyo, ariko kuba yaramaze kubamenyera kandi abona rwose ntacyo yamutwaye uwo bita Hakimu Kiwanuka rwose, ngo nibyo biri gutuma rwose kuba yahaguma, amahirwe yo kuba yahaguma akomeza kugenda yiyongera. Ariko rwose hari amakuru ye yabanje kuza avuga ko rwose we nawe ubwe yifuza kuba yasohoka muri nyamukandagira, ariko ubwo ni kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze. Ikipe ya APR rero kuri uyu mutaramu wenda nababwira bambara nimero 12 mu mugongo rwose. Uyu mukinnyi narebye CV mbona amaze gukina mu buzima bwe, amaze gukina imikino 316, atsinda ibitego 71. Araho nyine aragerageza rwose. Nyamukandagira imubonye ko yabibonye umukinnyi mwiza, ariko ntago ari w'abafana bifuza, ariko nyine yabigerageje kubona umukinnyi mwiza.
yabigerageje kubona umukinnyi mwiza, kuko nawe dushingiye ku mibare ya vuba ubona ko ari umukinnyi uri kwitwara neza. Ariko akandi kantu nabonye impamvu wenda ushobora kwibaza ngo ese nuko yitwara neza afite iyo mibare y'amakipe akomeye ntamugure. Uyu mutaramu ikintu nabonye imikino ntabwo ajya asoza shampiyona pe, ntabwo ajya asoza shampiyona. Faze retour akina imikino mike rwose, ko agira imvune rwose. Ku myaka ya 27 iri mu byangombwa rwose, abantu baravuga bati se arashaje, yabeshya imyaka, wenda ni imbaraga z'umubiri ziba zanze. Ariko ko wagenda usesengura ugasanga rwose uyu mutaramu bita Christian kunde kwita Pulisic, uyu mutaramu kubona rwose ni ijigo. Ariko rwose kuba wavuga ngo cyakoza uyu mukinnyi nabonye APR ishobora kumuzana ukabona ko wenda yabizanye umukinnyi mwiza. APR ntabwo nta mukinnyi ukinisha imoso ya nyayo ityaye tubona, uretse niyo mugabo Claude, abandi bose usanga ari indyo gutyo. Ariko uyu mutaramu rwose, uyu mutaramu ku kaguru ke k'imoso ngo gatyaye cyane rwose. Ikipe ya APR iravuga ati mu bakinnyi benshi dufite, abenshi bakinisha indyo, bati tugomba kuzana umukinnyi ukinisha imoso rwose, kuko uyu mutaramu ko ndi kubona ibye bikomera. Niyo mpamvu mwumva ikiganiro kiri kugenda gake rwose, ndi kugenda ncishamo gake ngo ndebe uburyo ibintu byitwaye. Ahubwo se wahamagara umutaramu wanjye w'umu agent uhereye mu gihugu cya Tanzania tukaganiraho gake, akambwira iby'uyu mutaramu, mbanze mwandikire ndebe nimba ari online, ubundi tubahe icyo bita idonido, ibintu bigende neza. Cyangwa reka mureke tuze kubigaruka mu kindi kiganiro. Aya masaha buriya aracyari mu gitondo, ibintu bize kugenda neza cyane. Mureke turaza kubigarukaho mu kindi kiganiro, mbaye ikiganiro cyuzuye iyi update yagezweho rwose muri epi Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, cyangwa se epi yara Nyamukandagira yanyu rwose, ngo mukunda muri benshi. Fasha umwanya ngo mbashimire, nge banyita Kwizera, abatanzi barambarirwa, abanzi baranshima.